tayari jahehe iwanyu. Hanyuma nanje umutima gwanjye zavuga ati nanje nubwirize iwanyu. Tugambe ngo amen. Ikigendererwa iramubwira ngo gushize mu ingobyi ya Edeni kandi unyubahe igiti kiri hagati mu ngobyi ntuzarye kuko umunsi uzarya uzapfa. Asobanukirwa ko umunsi azaryaho azapfa. Nongere nkwibutse ko ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka Imana niyo realite. Wagombye kuvuga ngo niyo constitution igenga abantu bose b'abakristo bubaha Imana. Kandi Imana yavuze no kugisoza izagira ute? Izagisoza. Nimba yaravuze nk'umuriro guri hari, get ready, uzawujamo nangwa imbijuru ririmo nacyo bazarijamo. So nta kintu Imana yavuze ngo kizagira ute? Kizahere. Ageze aho ararya, urupfu ruza ruri ingaruka y'icyaha cy'uwo muntu yakoze. Babwire ko umuntu ashobora gukora ibyaha nangwa nuko ushaka ugenda ukore ibyaha nguko wumva nuko ushaka, ariko ingaruka y'icyo cyaha izanakuzaho ubyemera nutabyemera. Gupfa kwaje ari ingaruka kuko Imana yaravuze ngo weho Eva kubera ko wumviye inzoka ukazana itunda mu rugo ishanukarizana mu rugo uzabyara ugize ute? Urupfu. Nubwo waba uri umurokore usengaga ukabwiriza maze Imana ikavugana nawe, iyo ugiye kwa muganga nawabwira ngo umwana azavamo gushya ngo wa no, uzabyara urusha kuko niyo ngaruka y'Imana yagize ute? Yavuze. Kandi nubwo waba uvuga ubutumwa cyane usenga cyane, gupfa uzagira ute? Uzapfa kuko ni ingaruka y'icyaha cyakozwe iriya muri Edeni. Ijambo ry'Imana riri kuvuga hariya muri Lamentation iki? Amaganya ya Yeremiya 5:7 hari kuvuga ngo badata bakoze ibyaha ariko ntabwo bakiriho, nyamara twebwe turacishura ibyaha byo bagize ute? Byo bakoze. Niko kuvuga ngo iki cyaha cyakozwe muri Edeni kiza iki ari ingaruka. Mbibutse ko urabasha kugenda ukanywa inzoga waragiye ugasinda, wamara gusinda ukazi wawe ukeberwa inzira ukava mu mufereje amenyo gagakuka. Nubwo waje mu kanisa ukaryama ukarira ngo Mana mbabarira kuko nasinze, Imana izakubabarira icyaha ariko amenyo ntoga zamera. So iyo ni ingaruka y'icyaha iguma kuba gutyo. So nibi ngibi tureba bizakomeza bibe bityo uhereye none kugeza igihe cyose azagaruka. Haleluya. Rero aramubwira ngo mu mukungugu nimwo wagisute torotse kandi uzasubira hehe? Mu mukungugu. Babwire ko Imana ari umutekinisiye wa Java yaturemye muri matiri yigeze n'ibintu bitatu. Kintu cya mbere yafashe ubutaka irafasona iragira ute? Irema mu buntu. Umuntu aba nk'igipupe kiri aho ngaho. Imana imushyiraho matiri ya kabiri yo itavuye mu butaka, ivuye ku Mana yonyine, ngo amuhumikiramo umwuka. Gwamuka gutuma cya kintu kiba kizima. Niko kuvuga ngo dufite matiri yavuye mu gitaka, dufite kandi na matiri yavuye mu ijuru. Haleluya. Rero isa izagera, nimara kugera bibe nka kwa kundi utwana tuba turi gukina maze bwaba burije umukuru muri akavuga ngo buri kani wabo nakandi iwabo. Nanje ko mumbagaze hano ndizemo uyu wavuye mu gitaka uvuga, ariko muri nje harimo n'undi muntu wavuye mu ijuru. Tugambe mu amen. Bizabwirana ngo buri mwani wabo n'undi iwabo. Rero nzabwira umubiri tira wa mubiri we tayari jahehe iwanyu. Hanyuma nanje umutima gwanjye zavuga ati nanje nubwirize iwanyu. Tugambe mu amen. Iwacu. Niyo mpamvu nakubwira gutyo. Uyu mubiri go mureba ni umubiri guri umukiri migari yaravuze ngo utazi umwanzi asiga iki? Umubiri kandi udutwaza uratubesha kandi utazadutwaza imbamba. Ntabwo tuzajana na wo.
no nta n'isano dufitanye. Wewe wavuye mu butaka uzasubira mu butaka, kandi n'uwavuye mu ijuru ku Mana azasubira ku Mana. Tugamenywa amina. Nubwo wagenda ukagusiga ugagira ute ukaja rohindura colors, none uri jaune, uri rouge, ejo bundi uri gris, ejo bundi kushaka just n'ubutaka buri mu rogira ute urategurira. Nibaza gushira mu butaka nta n'uwagenda nyuma y'icyumweru ngo ngira gusangemo bizaba byahindutse byandi byo wibwira bitakiriho. Ariko haleluya, amen, dufite ibyiringiro n'ikwizera, kuko muri twebwe Imana yashizemo ikintu gitekereza, ikintu gishaka gukora ibyiza, ikintu cyumva gikumbuye ijuru. Nico gituma abantu bavuga ngo yakijijwe. Nima nkijijwe nonzahinduka umuzungu, zaba nkuko ndi, ariko mutima wanje uzahinduka. Haleluya, maze utekereze iby'ijuru. Tugamenywa amina. Niyo mpamvu rero nje ndi kukuwoninga, kora ibyo ushaka, ibyo wumva ushaka, ariko umunsi nguzaba gumwe. Icyo uyu mubiri guri kukosha ngo kora kino cya gusinda, cya gusambana, ukumva amuhape nakoze ibyaha, ukaburuka uri kwishimira ibyaha. Aha bizahagera igihe cyo ibyo byaha wakoze bizakurunda mu butaka burundu, kandi umutima wawe uzaba warakoze bibi. Uzatagera ryo mu ijuru bavuga ngo umuntu azacirwa imanza z'ibyo yakoze akiri mu mubiri. Agera imbere y'Uwiteka ngo wakoze iki? Ntabwo uzavanga umubiri ngo gwakoshaga, ntabwo umubiri gusumbya ubwenge. Ubwenge bw'urabufite, tegeka umubiri wawe, ariko umubiri gwe kugutegeka. None Bibiliya tubwira yuko umuntu tuzamusubiza mu butaka, kuko mu butaka arimo yagize ute yavuye. King Ganza is no longer here. Ntabwo akiri hano. Haleluya, ntabwo akiri hano. Burya umutima gwe gura ahandi. Iki just ni ikibiri, kandi iki kibiri nta nubwo cyatinda hano. Umugabo wapfuye n'ubwo wamukundaga akamara iminsi 3 watangira gutabaza ati muze mumvanireho kino kintu mu gitari. Ariko icyo nzi nuko kubizera Imana ntabwo ari go mwisho gwacu, tuzabaho iteka mu ijuru. Niko nsabiye buri muntu wese uri hano, nanje nisabira ko mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Kadusenge Imana. Witeka Imana ikomeye.